urumva basubira gukora abantu ndiregeza ikiganiro waragikurikiye cyane ngiye kandi mba nakurikiranye ubuzima bwe bro nagerageje gukurikirana step by step ukuntu yagiye yivuza ukuntu byagiye bigenda ari no mu Buhinde ndabizi yagiye mu Buhinde ari no kuvura yavuze ubuvuzi yakorewe rero Sabe ari utanga ubugingo ngo niba umuntu yaje yarazi we yatubwiye yaraje ngo baraduprovinga ko yakize afite icyizere ko yakize burundu niba haza kuza kuviramo indi ndwara cyangwa bya bintu bikagaruka ntabwo icyo nazo kuvugisha Sabe icyo yakoze ingano ze yashakiraga umuntu ufasha aranje kumushakira ubufasha n'igihe umuntu yakize aza gushima abamuza amagira ngo ashimire abantu babone ko ari igikorwa kizima bakoze twabonye umugabo wicaye mu kagare susumira kongera kubona umugabo uri gutambuka ayo ni amashimwe menshi twakagombye gushima tugashima n'Imana ko umuntu yari yatangiye gutaha icya kabiri ibyo Scovia yavuze nabonye ikiganiro cy'umugabo bita Malonga Professor Malonga sinzi ubizi ndamubona Malonga muri ya ugenda ukireba yavuze ko yagiye gusura Kanimba ari no kugaya Scovia namubaga ariko numva so rero ibintu byo kuza tugafata inuza Sabe ntabwo njyewe hari byinshi social media zimaze bigiye urumva aba batipe nahoze buri gihe mvuga ati abatipe kuri YouTube nta kindi kintu bapfa ba diaspora ntabwo bapfa ngo abo bimanye ibiganiro bapfa ba diaspora ko bazi ko uzahamagara umwana bita Alia uriya mwana usigaye wiburayi wakinaga amafilm ndabize mushiki yawe umubaza umubwira ati mpereza temoignage gatoya ko umwana wari mugiye kujya gufasha mu Bugesera byagenze biti azakubwira ushaka kumenya byinshi uzahamagare undi mwana bita Anik umukobwa wabagirwa amagana wavuze ko yafashwe na nyirarume ku ngufu azakubwira temoignage ya Sabe ibyo ngibyo ni ibindi ariko ibintu bijyanye n'iyo nafashe kuvuga ngo Kanimba ngo yagiye kwivuza yaragiye koko Kanimba twaramubonye haguruka igihe yasumiraga noneho arahaguruka aratangira yari amashyi ibindi bintu byagaruka ntabwo ngiye nabishije Sabe rwose Sabe yakoze byagombaga gukorwa na famille yaguta n'ubashakanye yaramurambiye ntabwo rero ibyo ngibyo ugenda nazo kubishinja Sabe yakoze icyo yagombaga gukora iyo amafaranga yo hari amakomisiyo bamuhaye ibyo ni ibyabo no kubunyangamugayo kuri cyangwa ntari nyangamugayo ko yasaba komisiyo ku mafaranga yabonye ko yarije ari menshi cyangwa bakamuhereza agashimwe ibyo ni ibyabo ariko nanone Sabe giye kuri iki kintu cya Kanimba rwose nta kintu umushinja icya gatatu kuri Scovia ashinzwe RNC sibyo ngendemeranya na Sabe ikintu yavuze niba hari ibintu bitagenda neza wagombaga kubanza ukamamagara ukamubwira ati ibi bintu ko mbona bitameze neza nawe kuza kumubwira ka rubanda bro nubwo uvuga ngo ntabwo ngo yamubwiye ntabwo yavuze izina rye ngo abantu bahise bataka ushobora kuvuga uvuze ngo for example urugero rumwe nataka ngo DJ ngo hari umu DJ ngo umukobwa ngo ufite amatatuwaje mu Rwanda ngo wagize ngo ibi nibi twahita kumva ko ruwe mu DJ twakumva ko ruwe mwana unanutse cyangwa twahita kumva DJ Brian twahita kumva direct ko DJ Brian twahita kumva ko ari Sabe kesi ya Kanimba wikurikiranaga yari Sabe dire byaba ya professional yagombaga kumuhamagara kamunenga ikigarasha ni mwene so wanyana imbwa we ni gute wifata iyi pano ni yaso naza ko yawe ntuzayimuyeho kavuki ibintu byanga byabaye bite wowe uri termina gute bita abantu bigarasha wakintu we ariko si ibintu bya niyo mpamvu twita zigiye nyihunga wagahambirwa we ubu ngubu witegereje what's wrong with you people ugasanga rero hariho ikintu Scovia atagomba gukora nk'umuyobozi please nk'umuyobozi wenda nawe afite channel akora akazi nawe nk'itangazamakuru ariko hari ubundi buryo yagombaga kubikoramo je numvikana je nasabye kuri icyo kintu ariko ubwizerwa bwo kuri Sabesha ntabwo mbona rwose ariko kuri iki kintu cya Kanimba cyagiye yerekana step kuntu zageze zikurikirana avuga ati dore umuntu yagiye kwivuza tumuzi arembye tumuzi agaruka agatambuka wari uri mu kagare tubona ari waratambuka noneho atakiri gususumira ukuntu yasusumira icyo kintu kumushyira hariya ntabwo kwari kumukoresha ahubwo kwari gushimira abantu ngo abantu babone ko hari igikorwa bakoze kizima murakoze okay urakoze cyane reka tugende hano mfite umunyamakuru ni Jackson bimaze nk'iminsi ibintu bimazemo igihe
nabonye waje wisiga amarangi, reka twumve igitekerezo cyawe. Ngaho nawe ijambo ni iryawe bwana Jackson cyangwa Red Blue JD. Uraho Godfather. Amakuru ni meza. Ibi bintu byo gukangurira abantu ngo turimo kwangisha umuntu abandi cyangwa turi gusenya ibintu umuntu yagezeho yarisenye ndamuzenze nigira mu ngo ruri bipanga mwagiye mureka. Ngewe nsenya abantu sabe nziranye nawe. Oya ariko navuze ngendeye ku byo wanditse kandi ni ibintu byumvikana. Ntabwo ngo hutaje kuko nawe ntabwo wamutaje kandi igitekerezo cyawe cyari inyamibwa n'abantu bagikunze kuko wakoresheje ubuhanga n'ubwenge bwinshi. Urumva nubwo wabanje kunjora umanza kunsuzugura. Urumva ariko dukomeze. Nuko utekereza ko naba ntarize ubuganga. Nuko utekereza ko ntafata umwanya ngo nje kuri YouTube cyangwa kuri Google nsome. Byatewe n'iki kumanza kuntuma umuntu waba wanditse iriya tweet ubona ko ntashobora kuyandika. Manzu ibyo ngibyo kwanza banze ngende. Hari ukuntu ubwenge bwawe bushobora kuba buri bwinshi cyane ku buryo bushobora gupima ubwenge bw'abandi bukamenya ibyo bashobora gukora n'ibyo badashobora gukora. Hanyuma none utangiye igitekerezo ntabwo nkwibasiye ariko nabazaga. Godfather nabyanditse mu buryo butatu. Kuko ndavuga kuri paragraph ya mbere kuko ibindi bya nyuma wanabikozemo n'ikinyabupfura cyinshi utanga ibitekerezo kandi buri muntu wese agomba gutanga ibitekerezo n'ubwisanzure ariko hejuru habayeho kunyibasira. Godfather kugira ngo hejuru harimo ibintu bitatu. Ntabwo turaziranye. Si byanditse se ni ibintu bitatu byanditsemo. Komeza. Sibyo? Bivuga wewe cyanditse niba ari mu buryo buri medical cyangwa ukamentioninga umuntu ufite medical degree yacyo kuko ikintu nashaka kuvuga hano nanabimentioninze neza cyane ndi kuvuga kuri case ya Dr. Kanimba nta zindi case zirawuti yazo cyane cyane ko nta n'umuntu runaka nibasiye ese Dr. Kanimba narayikurikiye ibyavuzweho yaba Berida Juma nabyo narabikurikiye nk'umuntu wo gutangaza amakuru. Ikintu navuga nga case ya Dr. Kanimba ni case iri professional cyane cyane iri professional mu buryo buri medical. Ari nayo mpamvu natangiye mbaza niba hari umuntu uri professional mu buryo buri medical ufite medical degree runaka ku ndwara ku buryo yahirwa hari we watanze ibitekerezo byo kuvuga ko Dr. Kanimba rivu yaragezeho nta kintu cyakorwa ngo bishoboke ko avurwa cyane cyane hari indwara zitagira imiti ariko hari abantu bashobora kuzikira ikaba indwara nta muti ifite bakagukora treatment runaka ishoboka hakaba hawo uburyo butangaje bwo kuba wakira hari n'amakese menshi n'amaresearch wabishaka ukabibona. Yego ikintu narwanyaga rero urkumva ikibazo kiri professional ni medical professional case. Iyo ugiye kwatakara ikintu kiri professional cyabonerwa ibimenyetso bifatikana no kakizana mu tangazamakuru ku muntu runaka byakabaye byiza hari ibimenyetso bifatika uhereyeho ukavuga ngo okay amafaranga y'uriya muntu icyo yakoze ni iki dore ngibi ariko ari muri guhuza no Jackson ahangaha rero niho ari kuva ikibazo mukazana amarangamutima. Urimo kunyumva mwebwe Scovia muri kumushinja nta Scovia yigeze avuga ko amafaranga yakusanyijwe yariwe. Godfather ndi kuvuga ku bintu wanditse nta wundi muntu ndi kumentioninga mu gihe nabisobanuye neza ibintu nanditse ko ndi kubiprainga ibintu wanditse. Okay ngaho gira uhafi nasubizaga kuri buri case zagiye zivugwamo iz'amafaranga ese yagiye he yakoze iki biri muri noza tweet wakoze nibyo ndi gusubiza nta kindi kintu ndi gusubiza. Okay go ahead. Rero ndavuga ati kuko bavuga ati indwara nikira habayo support yaha nangaha byakabi byiza bitari bukorwe mu magambo bigaragazwa ibimenyetso kuko sabe uri mentioned muri ibi ngibi nibura bafite ibimenyetso biri basic. One sinzi niba warasuye go found yakorewe Dr. Kanimba abantu bayorganizinze ni babiri harimo sabe nta nubwo ari abantu bari muri Afrika nk'uwa kukoze nuza wagadarinze amafaranga
ntabwo ari muri Afurika, biri kuri GoFund. Hariho details zose z'icyo amafaranga agomba gukora, ayagomba gukora ibi, ayagomba gukora ibi, ayagomba gukora ibi, biriho, ni details ziriho, nawe wagenda ukabisura biracyariho. Sabe ibiganiro bivuga kuri Dr. Kanimba byakozwe kuri chaîne yiwe ni bitatu. Hari cya Kanimba bigaragara ko arwaye, buri wese bimugaragarira. Hari icya kabiri avuga ko yakize, anateganya gusubira mu kazi ko bishoboka, ibyo ngibyo arabyivugira. Hari n'icya gatatu cya Papi amenconinga, n'ubundi bagaruka basa nkaho bagaruka kuri Kanimba bitewe n'amakesi yari yarabaye, twese turayazi. Agasa nk'ubivuga ati umuntu ari mu kazi, ariko n'ucyumva kira kiganiro cyose cya Papi ntabwo yabivugaga nk'umuntu wagiye kumusura, yavugaga ari based ko nyuma y'uko Kanimba yaje agasobanura ko ubu ngubu afite ubushobozi bwo kuba yajya no mu kazi. Nicyo Papi yari akomojeho. Urebe icyo kiganiro cya Papi neza, ubanze urebe icya Dr. Kanimba aza kuvuga ko yakiza abantu bakanishima, urebe n'icyo cya Papi akivuga. Niyo rangaje yabijyanagamo, nibwo buryo yabijyanagamo. Rero ikintu ngiye ntari kwemera, nanemeranywaho cyane n'abantu. Godfather, to be honest, turabizi ko kudestroyinga umuntu muri industry biroroshye kuruta kumwubaka. Cyane cyane iyo hajemo ibintu by'ubunyangamugayo byo kwereka ngo nyine uyu muntu twamubonaga nk'umuntu umeze gutya ugiye gufasha, ntabwo ariko yari ameze. Wabica ku ruhande, wabigira ute, destroying izina ry'uwo muntu. Ikintu navugaga ngo nk'abantu baba bafite ama platform manini cyangwa se abanyamakuru, igihe ugiye kuvuga case ziri very professional kandi z'ibintu bifatika byabarika, niba amafaranga yaroherejwe nta mafaranga runaka arazwi, ni ibintu bibarika. Amafaranga yoherejwe angana gutya, ayakoreshejwe angana gutya, aya ngaya yagiye hehe, yakoze ibiki, niyo turi kubaza. Kuko biragaragara ku bitaro hari facture ibitaro byatanze, indege yagiye bigenze gutya. Nibyo na mention nzavuga ngo nyine ni investigative story urugero ajya gucreatinga cyangwa se investigative research. Ibyo bimenyetso by'ibanze ibitaro byaciye amafaranga, abayo byagenze gutya, n'ibintu amafacture ahari, n'ibintu bibarika. Indege yagiyemo yamutwaye amafaranga, niba ari uwamureherekeje byagenze gutya, yamaze igihe kingana gutya, aho yararaga, ibyo ni ibintu bibarika. Uretse gato utararenga aho ngaho, biravugwa ko, unyumve neza, amafaranga yose ataciye kuri GoFundMe. Urimo kunyumva? Yego. Uduha reference ya GoFundMe. Yego. Unatubwira na details y'ibyo amafaranga agomba gukora byari byanditseho. Yego, biracyariho n'uyu munsi. Urakoze cyane. Bikavugwa ko hari amafaranga atari make, ariho havugwa ibingibi biribuze kusaba, ariyo mpamvu turibuze no gusaba Mutesi Scovia, sibyo, agire statement akora adushyirireho umucyo. Kuko biravuga ko Sabe hari amafaranga, nyine ubwite kwihakanira ko hariho amafaranga we yakiriye, kandi hari na za order limite sohereje amafaranga bizo kwa Marisita, hari nimero bigaragara buri byose, urabona ko statement zihari. Nyine Godfather, amafaranga tugende gake buretse gato. Aha ngaha rero niba amakuru y'Umuscovia ayafite, akajya byose yarabigendarinze, akaba abifite, akavuga ati umuntu ntabwo ari inyangamugayo, akaba afite amakuru ko uyu muntu batangaje ko yakize aya masaha ari ku karago, none adafite na kirengera. Abangaba bamaze gukora fundraising bakavuga ko umuntu yavuga akanakira, ese uyu munsi arongera abona ubutabazi? That's the question. So ibingibi rero Scovia ko yabivuzeho, niho nahereye mvuga nti no, niba Scovia nk'umuyobozi wari ufite amakuru afatika yuko ibyakorewe uyu musaza, hatanzwe final report muri media kuri platform yasabye ubwo bufasha, bakavuga ko bagashimira abantu batanze ubwo bufasha ko uwo muntu yamaze gukira ndetse asubiye no mu kazi, bakanamuza bakamutereka imbere y'itangazamakuru. Ariko Scovia nk'umunyamakuru ucukumbura cyangwa nk'umuyobozi ufite izo nshingano zo kwanga akarengane, akavuga ati ariko mwaratubeshyuye umuntu mwatubwiye ko yavuga akanakira akaba ari mu kazi, siko kuri. Uyu muntu aracyarembye, ari mu nzu, kuki mwakoze ibingibi, kuki mwatubeshye? Ese
yaje kurwara indi ndwara, ese ni ya ndwara yagarutse yari yarakize mu mwakoze ibyo mwagombaga gukora, cyangwa mwadutangarije ko umuntu yakize kandi atarakize mubeshya abantu batanze amafaranga cyangwa abanyarwanda muri rusange. Here's the problem. Kuko umuryango wa Kanimba uvuga ko we ntabwo umuntu wabo yigeze akira. Ndashaka kubyumve nani Jackson. Mugerageze kumva ko Scovia atari umuntu witabu byuka mu gitondo ngo azashinje ko umuntu atigeze atora mitende, nkuko Sabe yabitangaje kuri televiziyo avuga ko umuntu yamaze gukira ndetse agiye gusubira no mu kazi. Ahubwo turasaba Scovia inkora ituvira imuzi, verisiyo itari yo kujya mu kazi, verisiyo y'uko umuntu yakize arachallenginga akuvuga ko undi we arembye atigeze anatora imbaraga cyangwa yari umuntu wasubira mu kazi. Scovia fact zirihe z'ibyo bintu, aze none hadushyirireho umucyo. Noneho nk'umuntu wakurikiye icyo kintu anatubwire ngo niba baravuze ko uyu muntu akize atarakize, impamvu yabiteye kubibeshya abanyarwanda ni iyihe? Kwari kugira ngo bashimwe ko ibyo bakoze byabaye successful, hari icyo bahishaga kindi tutazi? Aho ngaho Scovia ni ugomba wenyine gushyiraho umucyo kuri iki kintu nk'umuntu wazamuye iyi issue ejo bundi. Turi kumwe? Ibyo bivuyeho rero ba nyiri umudomo, twe tutaripfana bataripfana, tutari ko tugiye gusubira inyuma tukareba ibyafiye witabye Imana, amafaranga yaratanzwe, ntabwo yunga agarura ubuzima, turabyumvikana. Dore uyu nguyu ahangaha tubwiye abandi bana 2-3 kubera ko ibintu byisubiramo, kubera ko abasabirwa ubufasha n'ubundi baguma mu karengane kandi ubufasha bwatanzwe. Ubufasha n'ubwiki ibi ngibi tukagira impungenge, tukavuga tuti niba nk'abanyarwanda ngiye gusoza n'icyo make Juliet, tukavuga twebwe nk'abanyarwanda tugifite uyu muco w'ubudasa wo gutabarana, umwe muri twebwe yagize ibyago niba badafite ubushobozi, uri bwota amasimbi, uri mu gihugu ucuruza ibirayi, utwara indege, umuntu akumva ko ari inshingano ze, ubu budasa bwacu bukaduhuza, umuntu agatanga uko afite, uyu muntu ntapfana umuryango mugari. Hakaba hajemo ibibazo nk'ibya nyina wabizuru by'umuntu umwe 2 bashobora kubikoresha nk'ubucabira, twarabibonye kwa Damuru n'abandi. Hano batanze ingero z'abanyuze mu maboko ya Sabe bagakomeza gupfa gutyo, mwabumvishe. Uyu wirwamagana n'uyu nguyu w'intuza w'inyamata, urabyumvishe hano. Tukavuga tugomba gutesha, ariko mu gihe ndi ku ruhande rwa Scovia, ntabwo ari uko nkunze Scovia kurushaho, nta kintu mvugiraho Scovia. Scovia afite umuntu umurusha wanjye kuvuga, ntabwo ndi umuntu uvugira Scovia. Ariko nkavuga ati niba ari uko mu rwego rwo gusigasira ubu budasa bwacu bwo gutabarana, mureke twamagane izo ngeso mbi zikekwa ko zaba abantu bakoresha ibyago bya bamwe mu kwikuzaho indonke zabo. Urumva jya hano naje mva mpamvu nakuruye ndavuga ati reka ibintu tubizamure, tuvuge ati ese birakwiye. Urumva kumva? So aho ngaho niho naje mva. Ariko biramutse bigaragaye ko Scovia yabikoze, uyu mugabo, uyu munyamakuru Vuyanga bisobanuye neza. Scovia yaramutse yatangaje ziriya nkuru bitewe no kubeshwa, bitewe no kwibeshya, cyangwa akaba ari kutubeshya, ibi bintu agomba kubishyiraho umuti tukamenya ukuri. Ubundi Sabe tukamwamagana, tukamusabwira ko ibyo akora bidakwiye. Hanyuma noneho hakaba n'ubukangurambaga bugaragagira abo bantu bakora izo fundraising kureka ko tutakwifuza ko uyu muco w'ubumwe wo gufashanya ubudasa ugomba gucika, bitewe n'abantu binda nini bashobora kubikoresha mu nyungu zabo bwite. Ndaguha urugero rumwe ngenda nanasubiza Clarisse, ntabwo nari nabyibagiwe. Clarisse, uti ngo difata kujya ahangaha ukabwira abantu ngo bafashe. Dusanze uwo muntu abeshya, bigenda biti. Ndaguha urugero rw'umukobwa umwe wo mu Mutara waje ahangaha agaspaminga inzego z'ubuyobozi zo mu karere ka Ntuza hani hehe hariya mu Cyangugu. Hara mu Bugarama, hara bayita gute, ni mu karere ka Rusizi. Baratabaza, yewe babituzanira ikibazo twari turi kuri platform, baraza ndakurikira, dusanga ibyo bintu nibyo. Umuntu yavuga ko bamushimutiye muri Kongo, atwoherereza amafoto yakomeretse, avuga ko bamufashe abantu bamurepinza, bamufashe ku ngufu,
barangiza kumufata ku ngufu bakamujyana bakamufungira agahungira muri hoteli bashaka kumwica kuko ari umunyarwandakazi. Yarangiza akaba ari muri hoteli yabuze ukuntu avamo kuko yabuze amafaranga yo kwishyura hoteli ngo asohoke kandi afite ibikomere. My friend, nihamagariye mbere yuko dusikaminga abanje gusikaminga inzego, nahamagaye meya wo mu karere ka Rusizi aravuga ati icyo kibazo turakizi, twamwohereje amafaranga yo kwirinda aho gato, turacyarwana n'uburyo twashaka ubundi bushobozi n'uburyo tubikurikirana. Nahamagaye koronere wari ushinzwe ingabo hariya ambwira ko icyo kibazo we yafashe ku mufuka bakamwoherereza amafaranga kugira ngo bashake uburyo bamutabara. Ibyo bintu byabaye. Twakoze fundraising mfata umwana i Kigali, amafaranga araboneka. Ibyo ndi kubwira ni ibingibi, amafaranga dufata haboneka umuvolontaire aravuga ati ngiye gucira umunyarwanda kasinabigira, aragenda umwana yisanga mu byago ari Bukavu. Byaje kurangira amafaranga agarutse asubizwa ba nyirayo, twasubije amafaranga ba diaspora my friend. Tuje gukurikirana ariko hari mu kandi twageze amarangamutima. Uyu mugabo uri kubivuga Sanja ati hano yaratubwiye ati nyamara ibyo bintu muri gukora mwari gushishoza uwo muntu ndabona atabibazo afite. Twaramututse koko. Umuntu aratwereka amafoto, akatwereka amapasiporo n'ibyangombwa bye, akatwereka ibikomere yakomeretse, ati uwo muntu n'umusikama twanga kumwumva. Kugeza umuntu ageze intuza ndamubwira nti ntugende ngo umwoherereze amafaranga, niba wemereye gufasha ugende umenye hoteli ariho, ugende wishyure hoteli, buri kimwe ubyishyure urangiza umuntu muzane. Uwo mutipe yarahuye n'ibyago i Bukavu. Amafaranga n'urugero nari guhaye rumwe, amafaranga yaragarutse, amafaranga yasubiza ba nyirayo, amafaranga yoherejwe mu diaspora abandi bahereza imiryango yabo. Urimo kunyumva? Icyo nshaka kukubwira n'urugero nari guhaye, iyo ufashe initiative yo gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, ngiye nubwo ntanabyirinda sinkunda kubikora ibintu byo gushakira abantu ubufasha bw'amafaranga mutanga amafaranga. Oya, iyo nyir'ubwite ahari akaza akivugira, mwebwe akaza mukamwifashiriza aho ngaho. Icyo batiza ni platform mukamufasha ngo mugamubo iyo support yanyu mujye mubibona hano. Ibyo ngibyo ntabwo najya kure, ibyo ngibyo bitewe n'izo experience nagiye mbona. Rero kuba ushobora kuko ntabwo ari n'importe qui ushobora kugenda hariya ugakonveka abantu batangiye ubwo bufasha. No, niyo mpamvu baje kwitabaza Sabe nuko bafite uburyo aganiriza abo bantu bamuzi ubwo bunyangamugayo bagatamanga amafaranga kubera ari Sabe ubikoze. Urimo kunyumva? Wabyumvishe? So rero ni inshingano z'uyu muntu ufite platform, ni inshingano z'uyu munyamakuru wahawe icyizere. Uri kunyumva? Ndakumva. Gukurikira akagera feedback. Ndaguhereza urugero rwa miliyoni 700 yatanzwe ejo bundi bayahereza yaka hara kuri Twitter. Ari mu maboko y'umukobwa bitangira bitanga uyu munsi. Uko yitwa Nyabitanga ntabwo muzi se n'umugiye yafu. Okay. Urimo kumva? Nukuvuga ngo iyo amafaranga gutanga amafaranga ni ikintu kimwe cyangwa gusakiza support ni ikintu kimwe, nawe nk'umuntu abantu bahaye icyizere bakumva ko uraho uri gukora ibyo bintu ni inshingano zawe. Sabe zari inshingano ze, audience y'imukunda imukurikira kuyiha feedback y'ibikorwa byiza arimo gukora nuko byagenze. Kandi Sabe yarasanzwe abimenyereye, yarabikoze yaragarutse akora statement. Iyo statement yakoze niyo Scovia yatatse. Nuko abantu badashaka kuvuga kuri Scovia ntabwo yatatse ibikorwa Sabe yakoze. Scovia yatatse statement yakoze ibeshya ko umuntu yakiza agasubira mu kazi kandi arembye. Ntimujya mukunda kubwirwa ukuri. Aho ngaho Scovia muri kumutera amabuye. Scovia wari arataka statement yakozwe. Ni gute mubeshya abantu ko umuntu yakize asubiye mu kazi kandi umuntu arembye? Amakuru nyafite ko arembye. Ntabwo ibintu byo kuvuga ngo amafaranga mwebwe ayo mafaranga cyangwa ubuvuzi mwamuhaye burihe? Niyo mwaramuhaye kongera kuremba ni ukubera iki byagenze bite? Scovia muze kumva havuga ati rero niba ibintu ari uko bimeze biraza ku ibya ya modoka subwa mbere bibaye, mureke duteshe ibintu tubyamagane, ntabwo bikwiye. Ntabwo ngende kwamagana Sabe, mugerageze mu byumve kuko ejo hazarwara undi urembye ukeneye ubufasha. Mutamba watanze amafaranga yo kuvuza Kanimba, umutima warahennye kuko baramubeshye. Exactly. Urimo kunyumva? Hanyuma noneho ejo Godfather Rembe abure Mutamba akaba atamufasha avuga ati ni bya bindi n'ubundi nambere narayatanze barayarya. I have no nta kintu mfite cyo kuba kuri ibi bintu. Tubyumvikane neza rero. So nta muntu turi kwataka ahubwo Scovia aratuzanira amakuru adiginze ari mu imbere kandi kazimitinga mike yawe. So dushaka amakuru ari amazima azashyireho umucyo atubwira uburyo abantu batangaje Kanimba ko arwa yagiye mu kazi kandi akirembye. Urimo kumva? Ariko se mwe nimwamubonye ari kugenda n'amaguru. Mute your mic.
so urakoze cyane. So Jackson ijambo ni ryawe concludinga hanyuma tugare ku musozo by the way. Jackson yego Godfather wari umaze kuvuga kuri ya tweet noneho wajya ku kibazo nyamukuru kakivugaho. Nacyo ndinjye oya ndavuga kuri tweet kuko hari ibyo bwimo bagiye. Reka mbanze nsubize kuri nimero uvuga ngo hari nimero wumvise bohereje amafaranga wari ubivuze wari ubimentioninze hari nimero yashyizweho iri no kuri GoFund yanashyizwe kuri channel nekereza ko itari ya Sabe yari mu mazina y'undi muntu byaranasobanuwe byo sibyo nekereza ariko waramaze kutubwira ko amafaranga yose anyuze kuri GoFund bikomeza. Oya ntabwo ari byo nari mvuze kuko GoFund iriho n'amanimero na nimero biriho hasi kuri GoFund checking out ko binashobotse wabahamagara niba hari umuntu uzi indi nimero yaciyeho amafaranga akaba bizi neza ko hari ikindi kintu yakoreshejwe akore investigative research agende yakama historique yerekane ko haciyeho amafaranga angana gutya ni ibintu biri trackable amafaranga yavuye hangana gutya amafaranga yavuye iki gihe amafaranga se yagiye kuri aya ngaya ariko nyine tureke ibintu by'amarangamutima kuko byavuzwe gutya byagenze gutya ibi ni ibintu washaka ibimenyetso byabyo ari inkuru washatse kujyamo kugira ngo ushyireho umucyo werekane na proof nta kintu kiri muri iyi nkuru ari tracking amakuru yayo atabifatira igihe ngo ayashake ashyire ku mugaragaro ariko bareke kuzaho ikintu cyo gukora suspicion ku muntu bishobora kuba byaragenze ibi nta bishobora birimo iyo bishobora iri kwica brand n'izina y'umuntu kandi bishingiye ku kintu cyavuzwe wenda nk'igitekerezo cy'umuntu sometimes atana mention izina kuko ibyo biganiro byose narabirebye narabikurikiranye even n'ikiganiro cya Sylvia atana mention izina hagakorwaho ibindi abantu bagatangira gutanga ama critics bikarangira umuntu batangiye kumushinja undi batangiye kumugira umwere undi bavuze ko yakoze amakosa ibi bintu nibyo narwanyije nibyo navuze ko bidakwiye. Jackson oui ntago nyiri bwite Sabe yaje gusubiza Paul cyane yaramusubije abantu batanye so kuki yahise yiyumva ko ari urakoze cyane good question nuko ikintu yavuze ari we yateye ibuye mu gihuru ikibwa yagorafata nta gihuru yamentioninzemo yajugunye mu gihuru kirabwanu nibyo da Godfather wikoresha rangaje zimeze gutya nuvuga ngo umuntu yavuze wafashijwe w'umuganga na harundi se wigeze ukora iyo nkuru muzi nta wundi ngaho rero uraducabiranyije wari uzi ko atigeze avuga izina rye ntabwo yigeze avuga izina uwo yakomunikatingaga yarabyumvaga yaranamuri prayinze ahubwo ikibazo cyabaye ni gute abantu bavuze mbere y'uko bavuga tukavuga nyuma ariko uragaruka no kuri no kuntuza no kunka n'umurizo oya ndi gusubiza gusubiza tweet yawe uragaruka no kuri iyi nka ni gute afata ninde nka murizo Godfather waretse nkabanza nkafata umunota umwe nkasubiza kuri tweet yawe ko ariyo na prize yego ikintu gikomeye kirahangaha nawe wabikora investigative research ushaka amakuru izo nimero niba uzizi niba ari ugufasha muri MTN ba tracking amafaranga yaciyeho niba uzi nimero yaciyeho iki gihe afasha uyu ureba ayo mafaranga yaciyeho kuva muri izi tariki kugeza izi ngizi yavuyeho ryari yakoreshejwe iki wese ukanimba nawe erega Godfather wabikora ihereho ubwo banze ubaza amakuru my friend bite byawe uri umunyamakuru uretse gato Jackson uri mu banyamakuru bafite platform zikomeye mu gihugu yego sibyo uti ibi bintu nabibonye birambabaza numva ngomba gutanga umusanzu wanjye kugira ngo akarengane kataza gufata umuntu mbibona wowe ukoresheje intuza yawe yego kangaha kuki utadufasha nk'umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye ukora ibyegeranyo ukadufasha ukadushyira urukura hagaragara Godfather ntabwo ujya nkora cases ziri personal z'abantu ku giti cyabo cyane cyane abari mu gihugu sibyo Godfather biroroshye cyane ko mbere iyo kwandika tweet ingana kuriya wari kubanza wowe ku giti cyawe byari kukorohera cyane ugahamagara ukabanza ukamenya amakuru niba koko ese ko numvise ibintu byavuzwe kandi nanjye Godfather nkaba mfite platform nini tubura no gutangaho igitekerezo kikaba inkuru mu gihugu ukabanza ukabaza ese koko Dr. Kanimba yarongeye araremba
ibyo ngibyo niyo ukora iyo ukabibaza just wowe utakurikije uwo ari we wese kuko ubwo bushobozi urabufite ufite na platform nini n'inkuru zicukumbuye ku bantu bari mu gihugu bagize ibibazo ujya ubikora byari gukorohera cyane kubaza ako kantu koroshye ukabaza ese yarongeye araremba ese kuremba yari yabanje gukiraho ese yari yagiye kwa muganga ibyo bintu ni ibintu wari kubaza no muri famiye nk'umuntu wari ugiye gutegura space nini irakurikiranwaho n'abantu benshi ukamenya ayo makuru ngiye ikintu narwanyije ni tweet wanditse ishinja reka tweet yawe mbwira nanayigusomera irashinja ntabwo nkeneye kusoma no sura yinsomera kandi njye wayanditse umva ikintu ubwira kimwe rero narwanyije ni ikintu manza nyumva gato ya rero Kanimba ararwaye kandi ararembye ibyo Scovia yavuze nibyo ndagusubije gende kukumva Kanimba ararwaye yego ibyo Scovia yavuze ni ukuri sisi uko tukubyumvikana ndi kukumva so ikindi gukotinga inkuru y'umunyamakuru nka Scovia umuyobozi wa RMC urimo kunyumva yego wivugiye ko uwari urwaye akirwaye uragira ngo reference irenze iyo ngiyo ngindi mfata ari yihe muvandi ariko nabisobanuye ko Sabye ntabwo yari questinze insurance yo Kanimba atazongera kurwara na warumbwiye niba warumbwiye ngo niba nagomba kumenya niba Kanimba arwaye ukanamenye se yakizeho yongeye kurwara cyangwa yarakomeje ararwara nta cyakozwe ibyo ngibyo rero nibyo nyirubwite yavuze Scovia Kanimba kuba yaragiye mu Buhinde niba warebye tweet nakoze nabivuzemo byose urimo kunyumva nabisomye wabisomye niyo mpamvu wabishubije yego nuza kureba iriya article navuze nti ese imivurize y'uyu mugabo wongeye kuremba niba batutanga ko yakize yaravujwe yego yaravujwe ibi bintu Scovia tubwiye ko uretse gato ibi bintu Scovia niyo mpamvu wazanyemo ngo dushaka abantu b'inzobere nabajije ngo uyu muntu avuga ko Scovia uyu muntu Scovia avuga ko ari ku karago arembye kandi twari dufite inkuru ko yavuwe yagiye ku bitaro bisumba ibindi ugerageze unyumve cyane yego yaravuwe kuko yarabyivugiye ni ikibazo nibajije uretse gato maze kukibaza nagarutse ngira nti reka ndebe ibyo bitaro byagiye kuvura Kanimba ntakiraho gukira akaba yarembye kurusha uko yarakize uko yarameze mbere unyumve neza akora igikuri reference nivanye kwa Scovia avuga ko umuntu arembye ngiye nsanga ibitaro yagiye kuvurirwamo ntabwo ari byagombaga kujya kuvurizwamo kuko twaje gusanga nkuko uze kugitegereza naje gusanga nashyizeho ibihugu byakagombye kwita kuri Kanimba ntabwo Ubuhinde burimo ntabwo buvura ziriya ndwara ntabwo ari byo tuzi ko buri gihugu abantu hano turi ku isi biroroshye cyane kugenda bitewe n'indwara umuntu arwaye kumenya n'ibitaro bishobora kumworohereza ngo bifite ubushobozi bwo kumuvura Ubuhinde burayivura mbwire uretse gato Kanimba amafaranga yatanzwe yari menshi cyane ku buryo yagombaga kumujyana mu bitaro byose akora ku mafaranga yari yatanzwe impamvu njye nakoresheje iyi article nkavuga ese niba mu bitaro bivuriye indwara byagombaga kwita kuri Kanimba cyangwa bishobora kuvura iyi ndwara umuntu akoroherwa cyangwa akanakira nk'uko muri kubyemeza njye ariko nasanze indwara idakira niko Google yambwiye nagiye kureba uze kubireba nawe uraza kumbwira nsanga mu Buhinde ntabwo Buhinde burimo byatumye nibaza confused aba bantu babikoze nkana kumwohereza mu Buhinde kugira ngo bagaragaze abantu ko bamwohereje ahantu ariko bazi neza none se mbere yo kumwohereza ku bitaro ntabwo babanje gukora research nawe nyari umuntu wandika ngo Kanimba ngo ni umwana kuko atari ngo ari n'umuganga ngo ni umuntu muto kuko atari watanze reference yajya kwivuriza muri bazima mwari muzi mwabonaga Kanimba arimo ahangaha rero njye niyo mpamvu naje ndavuga nti none ni iyihe mpamvu njye nabazaga ni mwagendeye kuki ahangaha ntabwo dushyira umuryango wa Kanimba ndi gushyiramo abagira neza barimo Sabe ubahagarariye niwe twamenye cyane muri iyi nkuru abo bandi bari inyuma impamvu turi kureba Sabe tukamutuma n'igitoroshi kinini niwe wigaragaje niwe wagaragaye niwe wanavuze niwe wakoraga byose abo bandi bari inyuma mu bikari tutigeze tunabona ntabwo tubazi nyine so Sabe n'abantu mwafatanyije kugira ngo mushakire uyu mugabo ibitaro naho agomba kujya kwivuriza mwashingiye kukimuhitamo mu Bushinwa ko twabona ko mu Buhinde ko tumubona mu Buhinde atari cyo gihugu cyagombaga kuvura iriya ndwara ya Kanimba
ese kuba mwarahisemo mu Buhinde nuko hari hahendutse nuko ari mwari mwabonye hari ubuvuzi bugomba kuvura uriya mugabo? Ibi ngibi byose ni ibintu bagomba kudushyira muri statement bakatubwira niba yongeye kurema nkuko Scovia ari kubitubwira. Urimo kunyumva? Kuko abanyarwanda bakoze icyo bagomba gukora no gutanga ibisabwa. Aba babaye ba volontaire rero bagafata amafaranga kujya kuvuza uriya mugabo, agatizwa no kuva yagiye kuvurizwa akagira mu bitaro mu Rwanda kongera kuremba. Habuze iki? Ni uburangare bwo mutakoze research mumenye ibitaro mujye kuvurizaho uyu mupapa ko amafaranga mwari mwayabonye. Ibi ngibi kubivugaho Jackson ntabwo ari gusenya platform y'umuntu. Twafatiye reference ku munyamakuru nako ku muyobozi ushinzwe itangazamakuru ry'igenga n'umuyobozi. Ndaguha urugero rumwe hano barakubwiye ngo umwera w'ibukuru ugenda ukwira hose, sinzi ukuntu baca mugani. Ndaguha urugero ku nkuru nigeze gukoraho hano, nari nyihawe na reference n'umugabo bita Tom Ndahiro. N'umwanditsi n'umugabo mu Rwanda n'abantu bazi benshi, navuga ko ari umuntu ufite izina. Yavuze ku kibazo byonyine yanditse, yakoze article imwe avuga ku kibazo cya Miss Shanita. Aravuga ngo se ngo mu by'ukuri ibi ngibi mu Rwanda birakwiye. Nagendeye kuri iryo jambo, urabizi byakurikiye, uzi ko byabaye akasamutwe space. What I want to try to say, niba umuyobozi ushinzwe abanyamakuru barimo n'abafite icyo kibazo mu ashobora kugaragaza ko hari bitaragenze neza akabyinubira, simple individu tukaza tukabishyiraho comment tukanabivugaho tukanabikuriza, we have no problem. Tukibaza tuti kuvuze ngo mu Buhinde barayivuga, ariko muri research nakoze cyangwa muri uko kujya gusoma tukareba ko nabonye mu Buhinde atari mu bihugu bivura iriya ndwara bikanayita bikaba byagarura umuntu ubuzima mu Buhinde butarimo, bo babonye iyo research bayikoreye he? Aho ngaho niho twavuye twibaza kuri ya tweet nakoze. Biroroshye ndaguha reference, ndaguha ama reference yanyu nagiye gusoma biriya bintu ndabiguha urebe n'impamvu nakoze iriya tweet. So tukiranga aha rero ndongera bisubiremo, ntabwo ngiye nibasira Sabe, ntabwo mwibasira, so uko ari shyashya, ariko it's not my business. Ariko iyo bigeze muri community tukabona ibi ngibi biri kuvuga bishobora kuba ikibazo, bikaba nk'umupango ugiye guca ikiraro kizatanga ubufasha muri community no ubudasa bwacu bwo gufasha igihe bakeneye ubufasha, wara abantu bakahurura bakamufasha. Ibi ngibi ntabwo ari ibintu dushobora kubona gufata for granted. Ibindi bihugu ntabwo bibigira, ntabwo ibindi bihugu bibigira Jackson. So kubishyiraho comment kugira ngo bigumeho, niba hari aho byakozwe nabi tubyamagane, n'uwatanze amafaranga yumve ko hari n'abandi bantu bashobora gukurikira ibyo bintu, barimo Scovia agakurikirana amafaranga y'abantu yatanzwe ibintu ntibikorwe neza. Ntabwo acinka amabere ko dushobora kubishyiraho comment mukabona ko platform ya Sabe kuko iri buze kuvugwamo igomba kuba priority, ibintu bigacecekwa bikaba priority kurusha abanyarwanda batanze amafaranga yabo n'ubudasa bwo gufashanya. Aho ngaho muri beshya, ntabwo ariko bigomba kugera, bafite speak out. So ngayo nguko fata ijambo dufate muzedamiye, ariko ntekerezaho kubivugaho ntabwo ari ukoreka platform ya Sabe. Ahubwo icyo dusaba mbe nanasoza kugira ngo uvuge Scovia wazamuye kino kintu, dufashe utubwire. Hano dufite abantu b'abanyabwenge, my friend, dufite abantu ba intellectual kuri platform bagomba kudufasha muri ibi bintu. Babanyamakuru mujye mudufasha muraza mugaceceka abantu bakorama bikagenda neza. You have to help the audience. So rero ibyo nakubwiraga, gufata umwanya, uri umunyamakuru ubifite ubimazemo igihe, wowe tubwire wumva byari kugenda gute. Scovia ni iki wamusaba kugira ngo ibintu bijyeho umucyo? Sabe wamusaba iki uretse kuza kwishongora ngo afite amafaranga no kuvuga ko hari umurizo ngo n'inka? Ibi bintu byanyu bimaze kuntera iseseme, ngo ntabwo umurizo zunguza inka, ngo muri nk'izunguza umurizo bisa bullshit. Uraza kwihenura kandi ibyo turi kuvuga dufite uburenganzira bwo kubivugaho. Jackson Alezi Godfather, reka mbaze musubize ku ikibazo cy'uko nuza Paxson niba ari isi nibuka izina ryayo, ira ndwara ivuzwa mu Buhinde, nagwaye n'ama articles abivugaho ya Parkinson, sibyo? Ureba ama article nane yashyize muri comment. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ira ntabwo ari indwara y'ubwonko, ku buryo Dr Kanimba wari uyirwaye bari bana mukoreye manipulation yo kuza kuvuga ko yagiye kwivuza agakira. Icyo cyo nacyo tugikureho. Ndumva ari ibyo ngibyo navuga. Jackson urakoze, nubwo utakora kuri izi nkore ko zagukoze ku mutima nk'umuntu uri mu Rwanda kandi ufite iyo capacity, nzi ko ufite ubushobozi.
dukorera ubucukumbuzi kuri iki kibazo udushyirireho umucyo nk'umunyamakuru kandi w'umwuga kandi nizeye ko ushobora kubikora kandi ukabikora neza. Reka tugusabe nk'abanyarwanda ibyo bintu bidukorera kandi urabukoze. Scovia ntabwo yakoma Bridget amakuru, ntabwo wajya mu muryango wa Karema ngo bakwime amakuru. We need the full information, dufashe noneho dushyirireho umucyo, kuko sabe wenda adahari bidukorere. Urakoze cyane, urabukoze n'ubidukorera kandi urakoze kubyemera. Damien uranyumva?